kugira ngo twihutishe gahunda. Ndagira ngo buri muntu ahobere mugenzi we begeranye amwifuriza ikaze muri iki gitaramo. Akindi gihesha gukira nuka mu bisi no mu ijuru keretse kwizera kobonejwe n'amaraso ya Yesu masa wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso haruko yaguhagisha amaraso mbese inyambaro yawe irera bazatinya guhinguka imbere ye bazahinduka ubwoba busa n'ukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu abambikiye y'ubukwe wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso haruko yaguhagisha amaraso mbese inyambaro yawe irera wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso haruko yaguhagisha amaraso mbese inyambaro yawe irera. Imana turagushimiye kuko uri Imana yacu bwite Hallelujah. kandi natwe twemeye ko tuba abana bawe bwite, icyubahiro kibi cyawe. Tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko waturinze mu materaniro ya mu gitondo aho twateraniye ari abari hari hano hari n'abaturutse hirya no hino. Ucinye mwami ko twongera guhura kuri iyi saha turi muri inzu twitira izina ryawe. Ngwino rero mwami ubanze ubane natwe, utweze utunganye, utubabarire ibyaha n'ibicumuro twagukoreye rwose mu masaha atambutse, kugira ngo mwana ntama w'Imana duterane turi kumwe nawe, utunezere kandi natwe tukwishimiye mwami. Komeza kubana natwe tugirire neza. Tugushimiye abashyitsi bose bahageze, ko hari zahageze, abakozi bawe mwami wararitse. Twese mwami turakwingize kugira ngo uze ubane natwe rwose, kugira ngo ijambo ryawe tugiye kumvira ahangaha twe kurisiga hano, ahubwo mwami rigera aho ridukwa kandi rigera aho tugeza, kugira ngo uyu munsi mwami uzabe urwibutso kuri twebwe. Ugira icyo avugira cyose mwami hano imbere yawe, mwana ntama w'Imana abivuge abwirijwe nawe, kandi byose biye guhesha izina ryawe icyubahiro mwami. Duheje Satani n'abadayimoni n'imyuka mibi yose turabyamaganye rwose, tubamaganiye kure. Turaritse umwuka wera kugira ngo azatuyobore. Byose tuyamaye twiringira izina ryawe Yesu. Amen. Amen.